Imana iguhaye amahoro y'umutima, ndagukunda cyane, ndakwishimira. Wihagarika umutima, umurengezi wawe aracyahari. Wihagarika umutima, Imana yawe iracyagukunda. Wihagarika umutima, yakurokoye cyagiye iracyakurokora. Wihagarika umutima, yakurinze intambara zigiye zitandukanye n'uyu munsi iracyakurwanira. Wihagarika umutima, yaguhaye urubyaro izanabarera. Wihagarika umutima, yaguhaye kwiga izatuma unarangiza. Wihagarika umutima. Hashimwe wabambwe, amahoro y'Imana abe ku buzima bwanyu. Ndabanezerewe cyane kandi ndishimye. Nyemerera dusome amagambo y'Imana anditse muri Yohana ibice byawo 14 ku murongo wa mbere kiturasumugeza kwa kabiri. Haravuga ngo Yesu ni inzira no kuri n'ubugingo. Haravuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyo abadahari mba mbabwiye. Kuko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu ngo nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo, kandi aho nzajya inzira murayizi. Toma aramubwira ati databuja, ntituzi aho ujya, inzira twabwirwa n'iki? Yesu aramusubiza ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo. Nyemerera uhe umugisha ujye kumva ubutumwa, kandi bugiraho umukura bugira naho umushyira. Umuntu wese mu ruhande abashe kumva icyo uri kumuganiriza, kandi bihindura imitima ya benshi, abari barwaye bakire, ababuze ibyiringiro bigire. Umuntu wese mu ruhande akomere, usanzwe twumva mu izina rya Yesu, amen. Nje kukwibutsa ikintu gikomeye muvandimwe, uri kumwe na Prophet Rukundo. Ndanezerewe kuza iruhande rwawe. Ndashaka kubwira amagambo Imana yambwiye kugira ngo ugezeho. Ni ijambo rivuga ngo ntuhagarike umutima. Ari gihe umuntu abona ubuzima arimo agahagarika umutima. Imibereho yaguhagaritsa umutima. Ubuzima urimo bwatuma uhagarika umutima. Uburwayi maranye igihe kirekire bwatuma uhagarika umutima. Ariko ijambo rije tubwiye ngo noneho rero ntimuhagarike imitima yanyu, ahubwo mwizere Yesu. Aya n'amagambo Yesu yivugiye ubwe, aravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana ngo nanjye munyizere. Ariko Thomas we yahise amanuka avaza Yesu, ariko Yesu ubundi ndabyemera ko inzira tutayizi tuzayibwirwa n'iki, kandi tubwiye ngo mu rugo rwa Data hari amazu menshi. Rangije Yesu asubiza Toma ati rero ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe usigira ajya kwa Data atari njye umujyanye. Rero muvandimwe wanjye, ndagira ngo nkubwire ikintu gikomeye cyane. Imana y'amahoro irashaka ko ugomba gukomera, kandi ugakomera ku munsi w'amakuba, ukizera Yesu. Kandi kwizera Yesu agushaka si ukumwizera uhaze ngo nusonza ubireke, no. Izere Yesu ushonje, unamwizere uhaze. Izere Yesu ubyaye, unamwizere utabyaye. Izere Yesu ufite akazi, unamwizere ugafite. Izere Yesu ubuzima bwemeye, unamwizere ubuzima butemeye. Izere Yesu abantu bagukunda, unamwizere batagukunda. Izere Yesu ufite icyubahiro, unamwizere nta cyubahiro ufite. Izere Yesu abantu bakuvuga neza, unamwizere batakuvuga neza. Kandi ijambo ryatubwiye ngo noneho ntimuhagarike imitima yanyu. Abantu benshi bahagaritse imitima kubw'ubuzima. Abantu benshi bahagaritse imitima kubwo intambara y'ubushama. Abantu benshi bahagaritse imitima, ariko njyewe Imana iri kumbwira nkubwire ngo tuhagarike umutima. Iyakurwaniriye cyagiye n'uyu munsi uzakurwanira. Iyakurwaniriye cyagiye mbere n'uyu munsi uracyakurwanirira. Byibuke abandi bapfiriye warakiriye, byibuke iseta wabyariyeho abandi bayipfiriyeho, byibuke aho wewe wasoje amashuri ukiga abandi ntabwo bigeze biga ngo bikunde, byibuke
cyagihe uvuka hari abandi b'impinja mwavukiye rimwe barapfa wowe cyariwe none niki gitumye utizera Imana Imana irashaka kuyizera ubuzima bwose wabuhagazemo izere Yesu ufite umugabo unamwizeye ntawe ufite izere Yesu abantu bagukunda unamwizeye batagukunda kuko ijambo ryatubwiye ngo none wewe timuhagarika imitima yawe mwizere Imana nanjye munyizere mu rugo rwa data hari amazu menshi iyaba adahari bitubwiye kandi ikindi kinejeje Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe uzigira ajya kwa data atamujyana izina ry'Uwiteka Imana rihimbazwe cyane Imana ikumpera umugisha Imana ikwagure Imana ikugirire neza reka dusengane Imana ariko nasoza nkubaza ese urakizira Yesu ese umutima urahagaze niba umva umutima wawe uhagaze kubwo kubura wagutabara kubura umurengezi ngiye kugusengera Imana kandi ubyizere Imana igiye kugutabara Imana igiye kukurengera Imana irongera ikuremera ishimwe n'ukuri ndekubyumva umutima uri kubinyemeza hari umuntu nkurikiye umwe babiri cyangwa batatu imitima yari ihagaze ariko uyu munsi wa none Imana ikuremera ibyishimo uyu munsi wa none Imana igukuraho amarira uyu munsi wa none Imana ikuremera urugo uyu munsi wa none Imana ikuremera amahoro uyu munsi wa none ibyari byanze byemere mu izina rya Yesu penance elgonta shelance boya helawa sifo pena andistakola bease tuhagarika umutima wikigira nabi wikiheba wikiganyira mu ijuru hari Imana ishoboye byose mu ijuru hari Imana itabara mu ijuru hari Imana irengera Imana ihimbazwa cyane data wa twese turi mu ijuru sengeye abari bagarisa imitima sengera arozo wabarengera sengera arozo wabatabara uhereye umunsi wa none imbaraga z'Uwiteka Imana zibagote kandi Imana y'amahoro inesha ibyabaneshaga umwuka wera aze ku buzima bwabo urakoze kuri Imana y'urukundo kandi Imana ibatabaye Imana ibagiriye neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti amen Imana iguhe amahoro y'umutima ndagukunda cyane ndakwishimira wihagarika umutima umurengezi wawe aracyahari wihagarika umutima Imana yawe iracyagukunda wihagarika umutima yakurokoye cyagiye iracyakurokora wihagarika umutima yakurinze intambara zigiye zitandukanye n'uyu munsi iracyakurwanira wihagarika umutima yaguhaye urubyaro izanabarera wihagarika umutima yaguhaye kwiga izatuma unarangiza wihagarika umutima yavanye nawe muri cyagiye abantu badahari izakomeza kubana nawe amen bye bye turi kumwe ndabakunda cyane